ndagusuje cyane kandi ngo ikaze wowe ukunda kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho ibyigisho n'ibindi. Nitwa mwene so Theophile byukusenge ukurikiye kwiringira TV. We mwanditsi w'amateka uzi kuvuga neza kundusha, uzi gukora neza kundusha no kurusha abandi bose. Ntizo matwi yawe untize umwanya igihe cyawe gito ndabize neza ko uri umusesenguzi no kundenza cyangwa se uzi gukora byinshi bitandukanye, ariko mbanje kugusaba imbabazi ngo wirengagize amafuti yanjye no kuvugwa ntega bya hato na hato, ariko ngaragiwe n'umwuka w'Imana kugira ngo nkubwire iby'intwari z'Imana mu mateka atandukanye mu buryo bugiye butandukanye. Ni umunyantege nyucumura kandi ukosa mu buryo butandukanye. Ndagusaba imbabazi muri byose aho nategwa cyangwa se aho nakosa. Nguha ikaze udukurikira kandi wari mu gihugu cy'u Rwanda, Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengera bwaryo n'umujyi wa Kigali. Abari mu diaspora namwe mbaha ikaze mwe aho muri ibitekerezo byacu n'amaso yacu bitabasha kugera uko bishatse. Muri abadahangarwa muri cyane kandi bikomeye, mbaha ikaze. Yitwa William Nta. Wabuze neza se uyu mugabo nubwo yatangije impinduramatwara z'itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi, ariko atigeze abona kandi yumve ngo itorero ry'Abadiventisiti umunsi cyangwa se ngo yumve ijambo Abadiventisiti umunsi wa karindwi. Ariko kandi se mu magambo make Abadiventisiti risobanura abategereje cyangwa se utegereje, ndategereje. Uyu nawe yarategereje ariko ntabwo yigeze yumva cyangwa se ngabonesha amaso ye itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi, ariko numwe mu baritangije cyane. Uyu yari intwari cyane, uwari umusirikare, uwari umuhanzi cyangwa se uwari umunyabugeni mu buryo bugiye butandukanye. Yaje kwisanga yarabaye umwe mu bagize uruhare rw'imbarutso ikomeye cyane mu ivuka ry'itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi. Yitwa William Nta. Reka dukomeze tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Ndishimye cyane kuba ngiye kuganira nawe kandi uri umunyabwenge, umuhanga kundusha cyane, intore cyane, yirukanka cyane, isoma byinshi kandi bitandukanye birambuye ku mateka y'abanditsi babiri mu buryo bugiye butandukanye. Uyu yitwa William Nta. Izina rye niyo mazina ye nyakuri. Icyo nkundira intore z'Imana cyangwa se icyo nkundira ubwoko bw'Imana ntabwo bufata amazina atandukanye nabo bari bo. Uyu yavutse kwa 15 Gashyantare 1742, avukira muri Leta Zunze za Amerika. Yapfuye kandi cyangwa se yasinziye kwa 20 Ukuboza mu 1849. Imyaka yombi yinyandikira ahantu, ufite ikaramu ndetse uvuga cyane. Mfasha ibintu bimbikire kugira ngo nze kukubwira byinshi kuri uyu mugabo. Uyu yari umusirikare, umuhanzi, umwigisha wa Bibiliya kandi ngo yigishanyaga ubwenge yitonze cyane. Benshi bamuzi cyangwa se dutekereze kuri William Nta cyangwa se William Movement cyangwa se Movement. Aha umva icyamagana 844. Aha havuyemo atangira ry'itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi. Ubuzima bwe, William Nta yabaye mu muryango kandi usenga ariko kandi wibanda cyane ku myizerere y'Ababatisita. Mu ntangiriro kandi ntiyemeraga Bibiliya nk'igitabo cyera. Yari afite ibitekerezo by'ubumenyi n'ubutagatifu bishingiye kandi ku bwenge bwe busanzwe. Ariko kandi nyuma yo kwinjira mu gisirikare yakibayemo igihe kirekire cyane. Mu cyamagana 812 yabonye ibimenyetso byatumye kandi yisubiraho cyane mu myizerere ye, atangira gusoma Bibiliya cyane igitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli. Aha ni naho kandi benshi bavuga ko ubuhanuzi bwe ariho bushingiye. William Nta yaje kandi gukuramo inyigisho zivuga uko Yesu azagaruka mu cyamagana 843 cyangwa se mu cyamagana 844, ashingiye kandi ku isezerano ry'imyaka 2300 yo mu byahishuwe igice cya 8:14. Yagize ati mu minsi 2300 ahera hagezwa ku isi. William Nta yasohoye kandi yasobanuye ko ahera ari isi, bivuga kugaruka kwa Yesu umwami wacu n'umukiza wacu. Uko niko William Nta yabyumvaga muri kiriya gihe. Kugaruka kwa Yesu mu mwaka w'1844 n'agahinda kanini gakomeye cyane kuba ariho muri icyo gihe, by'umwihariko kuri William Nta. Wumvaga wizezaga abantu ko Yesu azagaruka maze ntagaruke. Mbega uko byamugendekeye, mbega gukorwa n'isoni. Ariko se byaje kugenda gute? Abantu barenga 50,000
bari bizeye ko Yesu azagaruka mu mwaka w'1844. Igihe tariki yageze nta kintu na kimwe cyabaye, nta n'igikuba cyacitse, habe n'agacu na kamwe kakubye kerekana ko Yesu azagaruka, habe n'imirabyo n'inkuba nk'uko tubisoma kuko Yesu nagaruka ibyo byose bizaba. Bituma benshi bacika intege. Mbega agahinda gakomeye, mbega kubona icyo cyangwa se kumva icyo wari wizeye cyangwa wari witeze kubona kitabaye. Mbega uko byabagendekeye, ariko se byagenze gute? Bakomeje kwigabira kandi bashishikaye cyane, indyo kandi byiswe agahinda kanini cyane kuri bo, maze benshi batangira gusubiranamo. Abandi bacika intege, batangira kuvuga bati waratubeshye. Ariko si umugabo yabyitwayemo ate? Nubwo ibyo William Miller yizeye bitabaye nk'uko babyumvaga cyangwa se nk'uko inyigisho ze zabyigishaga, zari zibifitemo imbaraga ziri hejuru cyane, ntabwo William Miller yagize n'imwe ati acika intege. Ariko izo mbaraga se wamenya ko zavutsemo itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi ku isi ndetse no mu Rwanda. Nyuma y'ubusesenguzi bwimbitse ku byo yavuze byose, yabaye imbarutso y'ivugabutumwa ry'igihe cy'imperuka gikomeye cyane. Yatoje abantu benshi kwiga Bibiliya ubwabo kandi banagenzura ku bimenyetso n'ibindi bigiye bitandukanye, umwe kuri undi biga Bibiliya kandi biga Bibiliya cyane bacukumbuye kandi bayigana ubwitonzi cyane. Uyu mugabo gukunda Bibiliya no kwiga ayitonze cyane byaramuranze. Gukomera kandi kwizera nubwo waba wibeshye ku byo warabwiye abantu, ibi biri mu byamuranze. Gutoza abantu gutekereza ndetse no gushishikara cyane ku kuri kwabo ku giti cyabo, ibi biri mu byaranze uyu mugabo. Kuba intangarugero mu kwihangana ndetse no kwemera amakosa, icyo benshi bita ndigabo cyangwa se kutagirwa inama, biri mu byaranze uyu mugabo witwa William Miller. Ntabwo bisanzwe. Urupfu rwa William Miller nk'uko nabikubwiye, tariki ya 20 Ukuboza mu 1849 nibwo yaje gupfa. Apfira muri Leta Zunze za Amerika. William Miller kandi amaze gusaza yagize uburwayi butandukanye burimo kandi n'ibibazo by'ubuhumekero no kuba yagubwa nabi cyane mu gihe cye cy'izabukuru, nk'indwara zigiye zitandukanye, kandi cyaje kumuviramo kugenda ababara gahoro gahoro. Nta bimenyetso bihamye kandi by'indwara imwe yihariye yaba yarigeze gutangazwa, ariko kandi abamwegereye bavuga ko yaba yarapfuye amahoro cyangwa se yarasinziriye amahoro atuje kandi atarahinduye ukwizera kwe. Yapfuye nk'intwari, yapfuye ari iki afite ku mutima, nubwo yabonye ko ibyo yavugaga ku kugaruka kwa Yesu bitabaye nk'uko yabitekerezaga. Yapfuye yizeye ko Yesu azagaruka koko mu gihe cy'imyaka runaka cyangwa se mu gihe runaka. Mu magambo ye ya nyuma yagaragaje ko yicuza kuba yarateje akababaro ku bantu bamwe na bamwe, ariko kandi yishimira kuba abo bantu yarabatoje gusoma Bibiliya kandi mu buryo bugiye butandukanye. Twakwibuka byinshi, nta byiringiro bibeshya birimo uwizera Imana. Ayo namwe mu magambo ya William Miller. William Miller ntiyigeze aba Umudiventisiti b'umunsi wa karindwi. Igihe yapfiriye igitorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ntabwo bihura cyane rwose. William Miller yapfuye mu 1849, naho itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ku isi ndetse no mu Rwanda muri rusange ryashinzwe cyangwa se ryatangiye mu 1863. Hashize imyaka 14 yose William Miller apfuye. Uko William Miller afitanye isano n'itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi niho warutegereje ndabizi neza. Yatangije William Miller movement mu 1830 ndetse no mu 1844. Ni umuriro w'ivugabutumwa wari uri hejuru cyane, wakanguriye abantu benshi gutekereza ndetse no kugaruka kwa Yesu. Byaje kuba nko mu 1844. Mu gihe cy'akabaro kari gakomeye cyane, abayoboke b'indahemuka cyane bakomeje gusesengura ndetse no kwiga Bibiliya cyane. Nyuma yo kugwa mu gahinda gakomeye cyane, bamwe na bamwe mu bayoboke ba William Miller barimo Ellen White wanditse ibitabo birenga 100 by'itorero ry'Abadiventisite
ry'abadivantisiti umunsi wa karindwi n'abandi benshi bafashe inyigisho za William Miller maze barazisengura neza cyane kurushaho. Ibi byaje kuvamo itorero ry'abadivantisiti umunsi wa karindwi, kwiga Daniel n'ibyahishuwe byimbitse cyane, gutekereza ndetse no kugaruka kwa Yesu, kwizera ko Yesu ari umuhano, ari umuhuza uri mu rusengero ndetse rwo mu ijuru, gutoza abantu kwisomera Bibiliya. Ibyo biri mu byaranze William Miller. Umubyeyi w'umwuka w'abadivantisite umunsi wa karindwi, nubwo atigeze amenya abadivantisite nk'iryo zina cyangwa se nk'iryo torero, niwe watangije igitutu cy'amasengesho n'ubushakashatsi n'ivugabutumwa cyabaye itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi. Tuvuge ko Yohana umubatiza atigeze aba intumwa, ariko ari we watangije urugendo rw'izo ntumwa. Mbasuze kandi mbahe ikaze, ndabakunda cyane, amahoro abe kuri mwebwe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.